Kanwa Mariya asaba ubufasha Mukarugwiza kugira ngo amufashe kumvisha Nsengiyumva ko agomba kujya kwisuzumisha amaso. Uyu munsi baba hari icyo bari bugereho se? Kurikira ikinamico twite ku maso yacu. Tabera mu kiraro. Ngaho tanga hitongera gutoroka. Ngaho yego. Aho ngahita guca muri humye Mukaru. Aho ifate. Irinja yoka. Twahagije pe. Nizere ko urarusana iki kiraro gasa. Ibi nta wabivamo. Urambonera. Niyo yahutaje ibi biti. Nanjye nibyo ndi kwibaza. Tware dutewe n'abajura bashaka kuyiba. Twabimenya. Sinakubwiye ukagira ngo nayo. N'abajura bashatse kwibira bacika. Erega impamvu ntamya neza ko ari abajura. Gute? Nuko nibi biti bose byubatse iki kiraro nabyo birashaje. Urabona iki giti kitarariwe neza kitarajegeye. Ego baba. Dore naho inyuma yawe harariwe kugeza ku isakaro. Yewe abajura nababeshyeraga ntabo. Yahitanye ibiti bishaje iritorokera. Wasimbukira mu gasantere nkareba ko nabona mudenge. Amuhikira cyo kuntundira ibiti nkarara nsamye iki kiraro. Ibyo subwo byakujyana mu isantere. Bamuhamagaye kuri telefone. Aranyita base. Agerageje kuva nkibyuka rwose ariko ashwi ntayifata. Niba ari ibyo jya kumureba. Ikiraro nticyarara kimeze gitya. Reka. Kurembuza abajura. Ndabeshya se. Oya ntabwo beshya. Ikibazo nanone. Mudengera no umunyamanyanga. Kongera kumwizera nkamuhikira rwose ndumva ari ibibazo. Ese undi washatse undi gutundira ibiti gasa. Mudenge ni kamara. Undi ukora nka mudenge se ndamukura he mwuka byaramo. Akora ate? Kandi ari umuhemu. Nubwo ari umuhemu. Ariko agira umurava ku kazi ke. Akorana ibikubara rwose mu kanya nk'ako guhumbya abarangije akazi wamuhaye. Ni impamo gusa ndakura he mwuka byaramo. Urasetsa koko. Komeza umwizirikeho. Umunsi yibye hatibwa akakuzanira bakagufatana igihanga bakagufunga nzaba nkubona. Niko bagira. Ariko baze nshaka kumutuma ibiti akagenda agasambura nk'inzu y'abandi. Si nk'ibyo se nyine. Mva kwizimu ushaka undi papa Betty. Wa mugani. Reka nsimbukire mu gasantere ndebe ko nabona uwo nahita mbiki kiraka. Agatunda ibi biti by'iki kiraro rwose cyubakwe hakiri kare. Cyane rwose. Iki kigoroba ndashaka kujya gusura papa nkareba ko amerewe. Nyuma ya gahunda ya kabiri yahawe n'ibitaro mu gukurikirana ijisho rye. Kandi koko di. Uyu munsi nibwo yavuye ku bitaro bikuru. Yewe, reka nzane telefone yanjye mu nzu mpamagare data bukwe numva uko ameze. Mama turamudabagije ye. Ndaba ndeba ukomera natubona duhingutse mu marembo. Sanjye yumva rwose ugira gudushya. Erega neza wabujije kumuhamagara ngo mumenyeshe ko turabusura. Oya yewe wamari. Mwihorero utanyicira surprise. Antuka. Ahubwo se nta kintu tumushyira. Aha turamushira ikise ko nabonye mabuka ibintu byose abaga byifitiye. Ngo iki? Nukurida. Reka nkwereke. Ndabizi mama akunda ibiryo bikaranze. Reka tumugurire akaritiro k'amavuta n'ikiro cy'ibitunguru. Bizamusindagiza iminsi se. Hari ico si. Cyo ntaco bitwaye rwose biruta kugenderaho. Ariko wamari ninjye utareba neza cyangwa ni ku kirere kimeze. Aha uratangiye. Ubwo uratangiye rwose. Nkubwira ko kuja kwisuzumisha amaso kandenze ngoyi. Uratangiye ari wowe. Nabizi ubwo uvuze ibyo kureba ndakwiteje uyu munsi ahubwo uragira amasaha 60. Ngaho tubirekera. Tubireke rwose tutavaho turahinguka imbere ya mama turerebana yingwe ngo aha nakubwiye kwivuza. Vuza inzogera yewe utagonga uwo mwana. Nyagasani Yesu we. Ibi ni iki? Ariko rero wamari wembwireze uko ntwarigaye nanjye ndarizi nturindusha. Ngaho tugende naba ntangenge. Ariko ziva mu nzira wa mwana. Tsinga aiga mana. Aiwe. Chunga ururi byukoze.
fata ngaho ntawe uriya mwana wari wamubonye. fata unkomeze. Fata isi ngenda ubu. Ndavunitse we. Ariko nk'ubu igare ritugwishije uri kureba Nsengiyumva. Ubwo nta wari uri kunyiyemeraho ngo sinkurusha igare. Ubwo uguye uri kureba he. Yego wa Mariya. Ndabona hanze hose habaye. Icyo gihe ukiri mu maso gawe. Hanze hose rwose wihabeshera hameze neza. None se ubu natukuwe sinabimenya abahu. Tokorwa sura tokobwi. Fata mpaguruke. Ndagufata. Baba we. Ihembe ry'igare riranyishe. Rinsatuye agatuza neza wa Mariya. Nibo gatuza gusa cyo ngahaguruka. Reba umwivi uko habaye nta uri kureba ngo ni uko habaye. Uziko n'ipantaro yanjye ise cika mu ivi. Nibe nawe ngo hejuru shantu ukomeretse nkanjye. Ndi kubona nk'urotse gusa ndatambabaye cyane. Nyamara ubwo watangiye kuyoba inzira amaherezo n'ukuri kw'Imana uraza guhuma Nsengiyumva. Reka nkubwire ndajya kubona nkabona ikintu cy'igihe mu maso yanjye nkaba mbuze inzira. Kandi byatangiye kare nuko nari nakwihoreye. Nanjye rwose narindi kubibona nuko nari nakwihoreye kuko nzi ko ukundaga kwihagararaho mu mafuti rwose. Ariko uriya mwana iyo utambwira kumuvugiriza inzogera mba mwahoranyije da. N'ubu si ntaho urava kwizima ngo wemere kuja kwisuzumisha amasora kuko ntaho uri kubona ko ufite ikibazo cy'amaso ukaba utabizi. Uburyo nkomeretse kubera kutabona iyo njya sinakwihanganira ko byongera kumbaho. Nzapfa kujyayo ndebe. Byibura wenda nutera intambwe ya mbere bizakurikiraho ntaho bizakunanira da. Bose turakomeza urugendo dusa dutyo wa Mariya. Cyangwa twisubirire mu rugo kwa mama tuzajye ejo cyane ko ntari bwongere no kurira igare. Hanyuma Nsengiyumva gucinye amaboko ngo utakantiza igitenge cyo gukenyera uramuwate. Ayebwo mama kwitayeho birahagije wa Mariya. Birahagije rwose. Baba we. Mbega ukuntu mwakomeretse we. Baba we. Ese ubundi byabagendekeye bite kugira ngo igare ribagushe? Ese wanyu imvura yaguye haranyerera? Shwita. Imvura irarengana. Nako Nsengiyumva nabikwibwirira. Nazivuga rwose. Nabonye ko twahingutse mu marembo igare ndisunika. Nano bicyabiteye n'ikirashira. Mama mfite ikintu cy'igihu ku maso kimbuza kureba neza imbere. Baba we cyangwa bakuroza umwana wanga. Nanjye niko mbikeka. Niba icyo gihe ukije ari uko mufashe gahunda yo kuza kunsura nta kabuza n'umwanzi wabitambitse ubwo bazi ko nzaniye amafaranga. Rubanda ndabazi. Oya da nyimaranye iminsi itari mike. Nuko nakomeje kwihagararaho nzi ko bizashira. Nshobora kuba mfite ikibazo cy'amaso abaruze nkaba mbabeshyera. Babarira nuhigimye abagambi. Icyo ushaka kuvuga ndakizo wa mugore. Humura navuye kwizimerega. Ngomba kwisuzumisha amaso no kwivuza ntaraseba mu bagabo. Ibaze nguye mu kabara abagabo bateranye mana yanjye we. Ubwo nazagasubiramo. Umvaho umutima bawe ibereye. Uzabura kwivuza hakiri kare. Ibyo ni ibyawe birasa. Ese koko murakomeje? Nsengiyumva arashaka kwivuza amaso? Ahubwo dutinze kuva aha mama. Reka ndakubuje ndi nyoko mwana we. Uzagende rero bakujobore mu ijisho bajya kurigurisha iyo utazi ntibaguheho na duke. Cyo rero. Ibyo kandi babikuye he mukeye? Muraho mutazi ko bose bajya kwibagisha amaso se bayabakuramo bajya kuyagurisha mu mahanga bo bakabashyiramo ihene cyangwa y'intama. Itabuzume wa Mariya narabimubwiye ngira umusazi. Usi mpamvu bivuze. Ibyo ni ibinyoma rwose. Ubundi Nsengiyumva ngo urumva nkubaze kuva muzehe gakwaye yakwivuza ishaza nta murahura. Wigeze ubona se amaso ge garahindutse? Uretse ko wenda ubugari kubona mbere gatarabonaga wenda icoco carahindutse ndabyemera. Nyamara abantu benshi bavuga ko aho gukanura nk'intama cyangwa ihene bahuma cyangwa imbwa ahubwo Nsengiyumva ndakumva niba wumva icyo gihe gikomeje kukubangamira reka ngo uhamurire imiti ngushirira murajya kuva wakize. Ni byose kuko mama ntukuri ndajya gutaha nakize tubizi kandi ko kuva kera wari uzi gusabika ibisambuka bijagajaga koko mpa kubonye umuti antuka nagira ngo wazabuzanye.
niyo wavaho udakize rega warenze iminsi 2 ndakwizeye ndagushyiriramo ngo mpfunyikire n'utundi twatsi uzakomeza gushyiramo ugeze mu rugo. ariko ubwo muri mu biki mw'abantu mwumva uko mubizi rwose amaso bayarundagamo ibibonetse byose niko nsengeye waje ku kigo nderabuzima bakakuvura uko bikwiye ko wowe ukabyara we aho kugenda urarundaguramo ibyatsi byose wiboneye waje kwa muganga. yamahinga dada ariko se iki kidomoro urekamo amazi ko wagiteretse ahangaha papa nyikwinjirize mu nzu oya kihorere gasazi ninjye wagitari izuba ngira ngo amazi avemo ubukonje mbone koga. buryo utinya amazi akonje kubi byihorere amazi y'imvura noneho nyikozaho ngashishira. ijisho rimeze rite se papa ubu nicyo kinzanye urantanze nayo ngiye kukubaza impamvu utakuze. uyu munsi nabihariye Mukarugwiza gusa nimva ndasubira mu rugo kureba ko imirimo yo gusana ikiraro cy'inka yarangiye. ese uravuga iki ko ndi umuryerye mwana wa do ntureba biriya byanditse hariya ngaho nsomera biriya byanditse hejuru kuri kalendari kugira ngo nkwemeze neza reka nsome izina ry'ukwezi kumwe niyo yanditse mu tunyuguti duto. papa nawe urashaka kwegereza ndakorohereje na biriya nubisoma ndamenya ko wakize. hariya handitse ngo Gicurasi Kamena Nyakanga sha ibyo hejuru wavugaga nabyo handitse ngo umwaka w'2020 na 20. baba we bya bintu si inkuru gusa ahubwo ni papa papa uzi koko kubona neza ahubwo se niriya kalendari uretse kuba nabonaga ikintu cy'umweru cyometse ku gikuta narinzi byanditseho reka buriya ntabwo nari mbizi rwose. hanyuma se randevu yo gukurikirana uko ijisho rigenda rikira bwo urumva bimeze bite? gira uti biteguye ute kujya kogesha irindi jisho naho randevu zo n'abaganga barumiwe mpagira n'uwa mbere buri gihe mba mfite amatsiko y'aho bigeze nsigaje randevu ebyiri gusa. nk'ubu kuki koko nsengeye yumva atari hano ngo yiyumvire ubuhamya bwawe koko? ntamenya we ahubwo ndicuza kuba naratinze kwivuza gasasi iyo ntinangira. uba warakize kera nyine ukuntu nahoraga nifuza kujya i Kigali gusura abuzukuru banjye nkabitinya ngo aho imodoka zitangonga ariko ubu ahubwo se ubu we n'umwuzukuru wanjye beti nzabahemba iki koko? iyo mutanshishikariza kwisuzumisha amaso ngihuzagurika nsomesha ibingenewe utinze gucya ngo nigire gusura abuzukuru. nta hantu ugomba kujya batarakoza n'iryo jisho rindi. numara gukira amaso yombi nakubwira iki rwose uzajya aho ushaka. ubuse kuko numva gutegereza atazabishobora mwana wa basireka njye y'ejo ubuke ngaruka n'ubundi randevu mfite ngire ejo ntirumusibe ejo ntabwo nzayica rwose. ariko nk'iyo hene irahebe bikize isaha ngo abariye ko abatayicyuye kuko ntawe dusanze aho buriya nyine aracari mu mayira arava ku ishuri. ahasanga rukiri kubwera ko rwabana undi sarabuzwa n'iki koko atenda kuyobagurika nkanjye cyangwa ngo agende asimbagurika ibinogo bidahari. babarira rwose ntiwanyibutse ukuntu tuje ugenda kuko utabeshya babonye abantu baje ku rugendo bitwaje igare ngo rirasayidire bakaza bararisunika kugira ngo ribatware ariko narumiwe. uku munsi ntazakwibagirwa. ni wowe uri kunseka koko? washege nturaguseka pe ni kwa kundi nyine bavuga ko akabi gasekwaga nk'akeza ariko rwose ntandi kuguseka. ariko rero kuva mama yanshyiramo umuti wa bya byatsi biri kundya cyane pe sinjye rwose tugera ahangaha. kandi nyamara nakubujije umbere bamba wizeye nyoko ngo kuva kera yarasabikaga cyo ngaho rero hangana nabyo. none se ko tutasubiza ibihe inyuma akazi kawe. none se nubwo nakubwiye ko nizeye ko mama avura nari nyewe ko nubwo yasabikaga hari ibyakiraga hamana hakaba n'ibindi byanga gukira. nuko rero hama hamwe wirengera ingaruka. ubu si koko ago maso gawe uri gukomeza gukuba gutyo ntaratonyuka. ndekuwa mari ndi kugira nyangakuba nkumva nibura akayaga nibwo gapfuye guhamo ndorohewe ariko numva yakobaguritse pe. ese ubundi reka nkubaze
wambaye cya gikotoro cyawe ngapfa gusigaho nkareba ko nibura yahehera. ahehera kandi ntiwumva nsengeye ntawe uri kumva tugirwaga inama kenshi ko iyo umuntu yumvaga arwaye amaso agomba kujya ku kigo nderabuzima bakamusuzuma basangaga arwaye bakagavura none wowe uri kurundamo imiti y'ibyatsi none ubu ngubu ugezeho ngo igikotoro bahungumye. hose ubundi kucyumva ko kuba ndi kuribwa amaso ntya hatari umuti mama yanshyiriye muri gukora. nukomeze ukore mama. ni nk'itegeko iyo umuti uri gukora akazi kawo aho bawushyize harakurya. ntujya wumva mu gisebe. cyo ngaho reka nkwihorere mbese reka nkureke rwose nigire guteka. uretse gato mbanze nkwereke icyo mfasha uwamare. igikizi kandi akira banza unshyiriye muri umutima mama mpfunyikiye. yego baba rero kiriramo urakomeje ze nsengeye ndaribwa we ndakomeje cyane wari ko se fata unshyiriremo uko uba mwinshi mu jisho ni nako ukora vuba ndaribwa cyane ntabwo nakomeza kubyihangana. ntawe ndagushiriramo. uransuzuguye amari ntawe ngusuzuguye nta nubwo rwose nsuzuguye mabukwe ariko nta muti nguciriramo ibi byatsi nta ndabishiramo ngo nawe ushyizemo. ni koko icyo nkubwiye ni uko ugomba kujya ku kigo nderabuzima ukisuzumisha ukareka rwose kwinangira. urunyumvire icyo nicyo nkubwiye. hakira yewe mvuga uti ntukiriremo akanyuma yambwiye ko nshyiramo ngeze mu rugo reka adakora nibwo njya ku kigo nderabuzima. gira vuba. ntawe mvuguse ugusiga ndakubwiye ngo ntawe mvuguse aho kugushyiriramo nawe ushugunye. ye baba we unjugunye umuti w'amari urawujugunye. ndawujugunye nyine ndawujugunye uri ariko wa mugore usigaye usuzugura kuvura uwujugunye utaye hehe utaye mwabiri abihura. yego sha uteye mu gihe kuko uzi ko igihe ukimbuditse ku maso ntapfa kubona aho uwujugunye. urawujugunye rwose ntonakwemerera gukomeza kwiyangiza ndi kurebera. umujyanama w'ubuzima yatubwiye ko atari byiza gushyira imiti mu maso atari imiti twandikiwe na muganga none ndebera ibyo urimo. ariko ibyo mbwira ni ibiki wamari niba utegeka ubundi muri uru rugo jya kunshakira umutima bayanyihereye nutawubona nturara muri iyi nzu do. ntawe ndashaka nsengeye uvuze ngo ukora icyo ushaka ntawe ndashaka. ibyo birakureba wamari wawushakira hariya utaye wasubiraho nyokoboko akagusaba ikirundi ibyo ni ibyawe. icyo nzi ni uko ntaranashyize uriya mutima uri aya maso mbare kabiri ahubwo wagiye kuzana rimwe kabiri siga wowe ngurubana nsengeye ntuburanguragana ndakura ariko utakira umwe ndakura. ijisho ni itara ry'umubiri turirinde icyariteza uburwayi. Nsengiyumva yahisemo kwivuza amaso akoresheje uburyo butizewe ndetse bushobora kumugiraho ingaruka. aya makimbirane hagati ye n'umugore we se azarangira ate? ntimuzacikwe n'ikinamico twite ku maso yacu y'ubutaha. Ikinamico twite ku maso yacu muyikurikira kuri RC Musanze buri wa gatatu saa 12:45 z'umugoroba. Icyo gice mwumvise kikongera gutambuka ku cyumweru saa 2 z'ijoro. Bagabo muhagurukire kwifuza amaso no kuvuza abanyu. Ikinamico twite ku maso yacu muyigezwaho na Rwamurek ku bufatanye na Fred Hollows Foundation mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Mushatse kutugezaho ibitekerezo byanyu mwaduhamagara cyangwa mukatwohereza ubutumwa bugufi kuri 07 88 46 63 72.